Yes, reka twongere tubasuhuze bakunzi b'Intare official, turagarutse nanone tubazaniye amakuru uyu munsi rero iyo noneho ntabwo asanzwe. Turaje vuba turavuze tuti mu by'ukuri ntabwo ibingibi bigomba kuducika. Turaje tubabwira ukuntu Masunzu bamaze kumujugunya mu bisheke tayari, ubu ngubu atakibarizwa ku buyobozi bw'akarere ka gatatu ka gisirikare. Akarere ka gatatu ka gisirikare cyangwa 3e zone de défense yari igizwe n'intara zigiye zitandukanye: Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo. Izo zose uko ari eshanu nizo zari zigize 3e zone de défense, niwo wari uyoboye igisirikare cyo muri ako gace. Ubu tuvugana yamaze kuba bamujyana. Amakuru dufite amakuru yihishe inyuma yivanwa mu buyobozi kwe, byo kuvanwa ku buyobozi kwiwe, ariko kandi benshi bakavuga ko kuba yakuwe mu nshingano ziwe nta handi hantu yashyizwe. Turabizanye rero, ntucikwe n'aya makuru. Uyu mugabo uko byabaye, benshi barabivuga, turabazanira verisiyo zitandukanye. Turasimbukira ku mugabo bita Muhoozi Kainerugaba, nawe yongera koroza cyangwa titiza imbuga nkoranyambaga. Twabivuzeho mu ncamake y'amakuru yacu, ariko noneho turaje ndetse tubive imuzi n'umuzingo, tubabwire noneho situation uko kugeza amagingo aya bimeze. Uyu mugabo wabitangaje, ariko ntiyavuga, yavuze ko Uvira niba atake, ati nanjye ntabwo nzaba ndi kure, ati kandi nanjye mfite imbaraga zo kuhagera. Ntiyavuze niba azabaje aje gufasha FRDC, ntiyavuze niba azabaje aje gufasha M23. Habayemo ikintu cya confusion. Turaje rero tugira ngo duhite dusa nkaho tubivanamo, duhite dufatira Twitter yiwe tuyihuze n'indi yatwitinze nyuma, turebe ese abo yavuga bashobora kuzafasha ni bande, ese abo yavuga bashobora kurwanya ni bande. Nabyo tugiye kubigarukaho. Hanyuma Moise Katumbi, ishyaka rye rya Ensemble pour la République, ni ishyaka ryamwandikiye avuga riti: Perezida Felix Antoine Tshisekedi, urafata ibidolari bifaranga bingana kuriya ukabijugunya kuri Mirase, ukabijugunya kuri Monaco, ukaba ugiye kubijugunya no kuri Barcelone. Ese iyo visit Congo bazaza baje kuvizita intambara, bazaza baje kuvizita umwanda, bazaza baje kuvizita imihanda itabaho, bazaza baje iyo visit Congo, bazaza uri kumenyekanisha Congo izwiho intambara, izwiho ubwicanyi, uri kujya kuyimenyekanisha. Ubundi hari uyiyobewe? Congo irazwi, ni igihugu kiri mu bihugu 10 bya mbere bikungahaye ku mutungo, ndetse bikungahaye ku mutungo wo munsi y'ubutaka, ariko kandi akaba aricyo gihugu cya avant dernier pays pauvre, gikurikiwe n'u Burundi na Sudani y'Epfo. Inyuma yacyo hari ibihugu bitatu, ndumva ari bitatu: Sudani y'Epfo, Burundi ndetse na Somalia. Congo nibyo izi imbere gato. Ushaka ngo Congo bayimenye bati? Ubundi barayiyobewe, ibyo ngibyo ntibayizi koko. Bazaza baje gusura iki? Aramwandikira amubwira ubukene bw'abaturage, ibitaro bitabaho, amashuri atabaho, ibyo byose turaje tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma turahita tureba imirwano. Hari imirwano iri kubera Itongo. Ubu tuvuga muri groupement ya Tongo, muri axe zirimo Tongo ni Kamena ndetse na Bundase. Tongo muri Kamena, agace kitwa Kamena na Bundase hari kubera imirwano. Hanyuma muri Bukombo, mu gace ko bita Mushababwe ndetse naho bita Makomarehe, naho hakaba hari kubera imirwano. M23 irimo irahiga Bufumberi, Wazalendo bafatanyije na FDLR. Sawa. Hanyuma si ibyo gusa, Masisi muri za Showa naho hakaba hari kuvuga imirwano. Urumva ko kugeza amagingo aya ntabwo mu by'ukuri ravuga ko byoroshye. Goma amabandi yafashwe ari 3, afatwa ari imbumbe, babafatana n'imbunda zabo, babafatiye muri quartier Kasika. Twabigarutseho, twabivuzeho, ariko noneho andi makuru dushaka kugira ngo yisumbuye twamaze kumenya, yaba bamabandi ndetse n'amakuru bagiye batangaza, nabyo tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Ubundi turagaruka kuwo bita Jacques Kiabula. Jacques Kiabula ni guverineri w'intara ya Haut-Katanga. Haut-Katanga niyo ifite umurwa mukuru wa Lubumbashi.
akaba ariwo mujyi wa kabiri ukomeye muri Kongo. Uriya Lubumbashi ni ville économique, ni umurwa mukuru, ni capitale économique, ni umurwa mukuru w'ubukungu. Kisangani ukaba umurwa mukuru w'igisirikare cyangwa ville militaire cyangwa capitale militaire. Hanyuma Goma ikaba ville touristique cyangwa se umujyi mukuru w'ubukerarugendo. Nuko nguko ni umurwa mukuru w'ubukerarugendo, umurwa mukuru wa politike, umurwa mukuru w'ubukungu n'umurwa mukuru wa gisirikare. Hano niko babyita, niko babigereranya de toutes les façons, kuko usanga ariho haba hicaye buri kimwe cyose. Munyemerere rero dutangirire ku nkuru y'umugabo bita Masunzu Pacifique. Iyi niyo nkuru, iyi nkuru iri kunyura hose kandi twebwe twamaze kuba tuyikubitaho. Abadukurikira ku binyamakuru bigiye bitandukanye twebwe tuba twamaze kuharasa, twamaze kuyikubitaho tayari. Ahangaha rero niho ngiye kuyivuga nitonze, noneho nayicariye ndavuze ni mugenzi wanjye Clever Bemba, nawe ngiye kumuhamagara, nawe turi hamwe muri iki kiganiro, nawe yamaze kuba hano ku murongo wa telefone turi kumwe. Ngewe ndi macacari murabizi, ariko inkuru yazitwitse nivanwa mu mwanya ryo bita umugabo bita Pacifique Masunzu. Nshaka kugira ngo mbere yuko mbabwira uko byagenze, gusa wenda reka mbabwire ukuntu bimeze. Uyu mugabo Masunzu Pacifique yasimbuwe nande? Masunzu Pacifique yasimbuwe n'uwo bita General Mbala Mpindi Jose. General Jose Mbala Mpindi. Mbala Mpindi Jose niwe wasimbuye General Masunzu kuri 3e ku bukomanda 3e region militaire, akarere ka kangahe? Ka gatatu ka gisirikare. Akarere ka mbere nako basimbuje Chiko Chitambwe, niwe warukuriye première zone de défense, yasimbuwe. Hagiyeho bita General de brigade Kelelekolo Bolokwa Serafin, niwe wakuriye première zone de défense. Hanyuma General Masunzu asimburwa na General Mbala Mpindi Jose. Iyi première zone de défense igizwe na Kinshasa, ikagirwa na Bandundu, ikagirwa na Congo Central na Equateur. Aho rero bari kubivuga bari kuvuga intara nini za kera. Ubwo rero ushobora kuvuga Congo Central, ukavuga Kinshasa, ukavuga Kikwiti, ukavuga n'utundi na Sankuru, ukagenda ukadufata uko bagiye bazigaba zose. Ariko uwafashe Bandundu ya kera, ukuntu Kongo nyine imeze itya, ikongera ikagira utya, ugakata Bandundu, ugafata Bandundu, ugafata Equateur, ugafata na Kinshasa, niyo première zone de défense. None deuxième zone de défense igafata za Kasai, ndetse igafata Kasai zombi, igafata ndetse na Ancien Katanga, Grand Katanga, deuxième zone de défense. Noneho wamanuka gatoya wakata ugafata troisième zone de défense, ugafata Sud Kivu, Nord Kivu, ndetse ugafata na Equateur, na Ancien Province Orientale. Ancien Province Orientale niyo igizwe na za Chopo n'izindi, na za Mongala n'izindi ntara zirimo za Haut-Uele, Bawele. Uziko nazibagiwe di, navuze Ituri, navuze Chopo, nibagirwa kuvuga Haut-Uele. Haut-Uele nayo irimo, nayo irimo, kuko nayo ikoze harya hejuru hamwe na Centrafrica. So nuko bimeze rero. Igitumye nseka, njye nsubira muri archive, njya kureba umugabo bita Justin Bitakwira. Nza kureba umuntu bita Justin Bitakwira, kaze tumwumve gato gusa, mwumve bita Justin Bitakwira, hanyuma bahamagarire Clever Bemba. Ndavuga kuba uwo bita General Masunzu, kuba bamushize kuri 3e kuyobora 3e zone de défense, wa General
Masunzu kwa nafasi ya uongozi watatu wa kijeshi huko kwetu wa ulinzi. Nous savons que tunajua kwamba tuziko dans les moyens et hauts plateaux ibiri kubera hariya mu misozi ya za Minembwe ho plateau na mwa Efrat, ibiri kubera muri Uvira, Fizi no muri Mwenga. Ati ni bene se ni bagenzi be bari kubikora. Ni bene nyina bari kubikora. Ndabesera oya. Na tunajua kwamba watu wengi hapa wamesema sana, wamelalamika. Ati tuzi neza ko abantu benshi bavuze amagambo menshi kwishyirwa rye muri buriya buyobozi. Ati ngenda basabira mwihangane, mugerageze kwihangana igihe gito. Tujaribu kuangalia mason au mujenzi, reka tubanze twareba umwubatsi tumuhereza amezi 6. Bene nyina nibo batararambika intwaro, kama ndugu zake hawaweki silaha chini, ntacyo azaba amaze. Haiko wanazima wilaya ye azaja hande, azashaka hande ajya gushakira. Tuzabwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi ati waribeshye, wamwibeshyeho. Ati ariko nafata imbunda akazishyira hasi. Ati bene wabo niba bafata imbunda bakazirambika, ati amahoro azaba abonetse. Ati siko bimeze. Ati se abamayimayi bazongera kurwana. Bazarwana nande? Bene se bazaba baranditse intwaro. Bazaba baranditse intwaro, nta kibazo kizagira. Ati twebwe nirambika intwaro, ati tuzakora buri kimwe cyose. Mwumvise mugerageza uriya mwubatsi, nimumara kumugerageza abo tubana ku rubuga akavideo kamaze kuba kabageraho kabitakwira, kavanye muri archive yakavuze General Pacifique Masunzu bakimara kumugira umuyobozi wa 3e zone de défense. None umugabo amezi 6 nibyarira kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kabiri, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatatu, kwa karindwi, si yashizera 6 gusa ararangiye ngo mwa basamubwira ati jya mu bisheke. Amakuru mfite rero wenda ngana no kumusoza, naganiriye n'umuvandimwe uherereye muri access za Hotwell. Aravuga ati ko numvise ngo Masunzu yaje muri M23. Ati wambwiye ko kabyara yabibwiye mbere yuko yino telegram mfite ahangaha. Telegram ndayifite, si igihuha mwabantu mwe. Telegram yasohotse muri Etat Major General ngiyi, iragaragara neza se bwo buriya n'ubundi ko bayifotoye na ngiyi ahangaha. Turaza kuyikira ngiyo telegram ibakuraho ibahindura. So rero arambaza, ndavuga nti ntabyo nzi. Masunzu wikubise hirya none akavuga ati ngo ngiye icyo ngiye gukora, ati M23 ngiye kubahasha. Uyu mugabo rero birangiye amakuru bari kuvuga ko ashobora kujoininga. Twasimbukira ku mugabo bita Guverineri Jacques Chabula wamaze gusimburwa n'umwungirije wo bita Martin Karembere. Martin Karembere ni wasimbuye Jacques Chabula. Jacques Chabula yanyuze mu mazi muri Zambia. Amakuru hari ngo nuko nawe ashobora kwerekeza ahangaha mu burasirazuba. Murumva mu byukuri uko gahunda zihagaze. So ngewe ubwo iyo ngiyo niyo narimbazaniye, iyo niyo nkuru. Hanyuma imirwano iri kubera muri access zigiye zitandukanye, reka duhite duhamagara Clever Bemba hanyuma atubwire uko situation zihagaze muri access zigiye zitandukanye. Hanyuma buri kimwe cyose turagenda mu byukuri tubikurikirana. Gusa bwana Clever Bemba urankurikiye? Ndakurikiye bwana Macacari, ndakumva neza.
kabisa neza cyane. Niba unkurikiye abakunzi bacu narimo mbaripurira mbabwira ibya umugabo wita Pacifique Masunzu bamaze kujugunya mu bisheke ubu ngubu kugeza amagingo aya, mbabwira byinshi, mbabwira ko nagerageje kubasubiza mu archive ya kera, mbabwira ukuntu uwo bita Justin Bitakwira yavuze, aravuga ati uyu mugabo tumuhaye amezi 6, ati naba ntacyo yari yakora, ati bene wabo batararambika intwaro hasi, ati tuzavuga ko ari initire ngo ntacyo azaba amaze. Ibyo byose nabibasobanuriye na video ndetse tumugerageje kuyinyuramo. Byinshi twabigarutseho bya General Masunzu wasimbujwe, ariko ntihagire ahantu bamushyira. Muri Telegram dufite turi kubona ko nta hantu bigeze bamucomeka. Uravuga iki kuri Masunzu mbere yuko twirukangira mu mirwano bwana Ben? aho kumucomeka warahari kuko hari aho babateguriye cyane cyane mu ofisi yakomoka muri este n'abaswahilofone, ariko rero nawe urandangije, yarahari rwose. ariko se ya baba naringize wenda ngo hari ahantu wenda baba bamuboneye akaraka, ubwo urimo uravuga ndoro hariya ndoro ho abantu z'abaciwe we baherereye. Yego, donc ashobora kujya ndoro cyangwa akajya muri demiyape, byanacangwa nabi akibona yageze aho bita yangenga. Nuko ngo afite ahantu hatatu agomba kujya, donc demiyape akajya ndoro, ariko amahirwe cyane arayabona muri ndoro. asangeyo umuyobozi wiwe. Gusa bwana Bemba hari amakuru turimo dukurikirana, turi buze wenda abakunzi bacu tubabwire ko mu by'ukuri bakore subscribe kugira ngo ntibazacikwe. Hari amakuru ndi gukurikira ko hari possibilité ebyiri z'uyu mugabo ngo ashobora gutoroka. Icyo ni kimwe, ngo ndetse ngo akaba yaza agatakambira AFC mu 23. Ayo ni amakuru ari kuva turi gutunga itoroshi akatugeraho ngo yuko bishoboka. Ni amakuru mu by'ukuri ataragaragara. Icyo ni kimwe. Andi akavuga ko ngo uyu mugabo ngo ashobora kuba ari gukekwa, ngo icyatuma atoroka ngo ashobora kuba ari gukekwa ko yaba yaragaragaye muri telefone za Christian Chiwewe Songesa, ngo nabo bakaba barasanze baraganiriye mu buryo bwo gupangira Tshisekedi ngo bamwice. Urumva ko rero bikaba bishobora kuba ngo ariyo mpamvu iyi decision yasohotse yo kumusimbuza, ndetse mu by'ukuri bikaba biri kuvuga ko ashobora no gutabwa muri yombi. Ayo makuru n'ubundi ku makuru bavuga yuko buriya Christian Chiwewe ko na Pacifique Masunzu nuko ngo harabarwa abajenerali bagera muri 64. 64 rero uri kumva ko uraza gusanga mu benshi bakomoka muri est. Ni ukuvuga ngo Masunzu ntiyaburamo. Ikindi wenda kuvuga ngo ashobora gutoroka akajya gusaba imbabazi akaza muri 23, cyangwa akaza muri Alliance Fleuve Congo. Reka mubwire bwana Macacari byose birashoboka. Impamvu ashobora kuza agasaba imbabazi akaza, none se promoteri wa bino bibazo mu 23 n'uwo bafite si Joseph Kabila ubu se ntahari. Urakoze cyane, hariyo bamurindiye umutekano. Nuko ngo na Masunzu nawe ashobora kuvuga ati nta kundi ngo l'arrange sale laveu la famille. Nawe akaza kandi akababarirwa rwose. Sinzi hari umugabo umwe dukunda kuganira bamwita umunyamurenge uri muri Amerika, we yarambwiye ngo niyo yazana ngo tukamubabarira. buriya ayo ni amarangamutima bwana Bemba, ariko buriya twarabibonye mu bya politike kabisa. Buriya tuvugishije ukuri, abakoze jenoside muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, ntubona ko se ko bababariwe kandi abakatiwe ndetse n'abababariwe bakaba barafunguwe, ubuzima bwabo bukaba bukomeje. Rero nta kitababarirwa mu by'ukuri. Yego, gusa ikintu kigaragara nuko General Pacifique Masunzu ashobora kuzibona mu maboko atari iwe mu gihe cyose cyazahamagarwa ngo agiye Kinshasa akemera. Ikindi tunibuke kuko arafite 3e zone de défense. Première zone de défense ari barayihaye nani uriya Chiko Chitambo. Urakoze cyane, nabo bamusimbuje. Nuko ngo première zone de défense nayo bamusimbuje. Mbona Kabunda arimo. Wari umwungirije n'ubundi burya ni General Munani Kabundi. Kabundi nawe bamusimbuje. Kabisa. Nuko ngo muri abo 64 bari kubarwa bari bagiye gukora iriya coup d'etat yabaye bati.
na Chiko nawe arimo kabisa. Kabundi nawe arimo. araje hake. Abajenerali 64 bajya gukora kudeta igatsindwa gute? Yabira bintu ntabwo mbyumva neza. 64 wavuze se ni 10 bonye, wavuze na babiri se. Mugiye kapiteni Traore agenda akayipanga ari kapiteni Kabaresi. Kapiteni arafata igihugu Burkina Faso akaramverisa, abakoroneri bakaramverisa, utabajenerali bangana kuriya bananirwa kuri 64 bafite ubwenge. Noneho ikibabaje nuko bagiye kujya babatoragura bose babafata. Hari umugabo nabonye kuri Twitter ye akomeje kugenda abishima hejuru. Uranyumva? Yego. Umugabo bita John Numbi. John Numbi ndamubona, General John Numbi. General John Numbi akomeje kubishima hejuru, arimo arababwira ati nkamwe kweli. Atari ko icyo nababwiye ntabwo mukibuka. Ati icyo nababwiye ati murakibagiwe aka kanya koko. Undi mu Mabuto ni watari umwaka yaravuze ngo mu gihe cyose Kongo izayoborwa n'uwo muri Kasai muzamenye uko ibintu byahindutse. Urumva ko mu by'ukuri ntabwo byoroshye, ahubwo nagiraga ngo kubera ko wenda turi buze nagiraga ngo tugaruke ku mugabo wo bita Muhozi mbere yuko wenda twerekeza mu zindi nkuru. Uranyumva neza? Ndakumva neza rwose 5/5. Yes, mbere yuko twenda twerekeza mu zindi nkuru nagiraga ngo tugaruke ku mugabo wo bita Muhozi Kainerugaba. Muhozi nawe yafashe aragenda ajya kuri Twitter arandika aravuga ati ngewe Muhozi Kainerugaba ati ndumva ko intambara ishobora kuba igiye kugera Uvira. Ati rero kubwo intambara igiye kugera Uvira ati ngewe ati mu minsi mike ati nanjye nihagera ati nzaba mpari ngoti kandi imbaraga ndazifite ati nanjye nzaba mpari. Gusa igitangaje nuko uyu mugabo atigeze avuga uruhande azaba ahagarariyemo igihe azaba aje Uvira nkuko yabivuze. Akunze gutwitinga abantu bakabifata nk'ibintu byo kujoka cyangwa se byo gukina, ariko kandi nta mikino buriya general ntabwo avuga ibintu n'imikino, nta mikino ibirimo. Ikindi avuga kuvuga amagambo akomeye avuga ati umugabo bita Ruboya ati nge ndimo ndamuhigira ati saa yose nzamuta muri yombi tu. Arongera bisubiramo. Uyu mugabo rero kugeza ubu ngubu icyo dushobora kugarukaho ndabona Clever Bemba asimbutse, ariko n'ubundi ndaje mugerageze ndebe. Uyu rero Muhozi Kainerugaba iki gitangaje gihari nuko yavuze aya magambo akabateye ikintu twakwita confusion mu buyobozi. Ndabona Clever Bemba nanone twari tumubonye. Bwana Clever Bemba uranyumva? Ndakumva, sinzi uko byari bigenze n'ama connection aye ntabwo rabize ama connection iwacu. Yes, birumvikana ama connection abameze nabi, ahubwo reka nibwo navugaga uyu mugabo wavuze ko ngo azagaragara mu ntambara ya Uvira kandi ntagaragaza uruhande azaba arimo. Twakwibutsa amagambo yigeze avuga ko yavuze ngo Gisangani ngo azayifata ngo M23 yihute ngo yifate vuba vuba. Weho nk'ijisho nk'umusesenguzi ndetse umaze igihe kirekire muri iyi ntambara y'uburasirazuba, uyu Kainerugaba kuri ibi ngibi yavuze urabona uruhande ashobora kuzabogamiramo igihe azaba yerekeje muri ibi bice rwaba ari nk'uruhe? Hari umuntu arimbagije ejo bundi ndamubwira ati ngewe mbona Kainerugaba kugira ngo agere muri kiriya gice cya Uvira ko ari ibintu bigoranye, ariko ni ibintu byoroshye cyane amacacari. Reka mitangire ku ijambo rivuze avuga ati ngo mugihe uribuka ko hari abacanshuro bake bari bahunze n'abacanshuro n'abasirikare bo muri SADC baragenda bafata ubwato n'abacanshuro bamwe baragenda bajya muri Bukavu. Yego. Ngo mikimara gufatwa Kainerugaba aravuga ati ngewe Kainerugaba mu gihe abacanshuro barakomeza kuba Uvira bakaba Bukavu ntabwo mbashaka ndajya kubakurayo. Ijambo yararyivugiye ntabwo ndyibagira. Ejo bundi yarongera aravuga ati ngo mu gihe abarundi bakomeje kudestabiliza bagahungabanya umutekano w'abaturanyi agahungabanya umutekano w'abanyamurenge ati ntabwo bino bintu ndabyihanganira, abarundi ntibagende bajya iwabo. Ejo bundi yarabitangaje avuga kuri Uvira. Uriya mugabo
avuga mu migani ariko avuga kariho yego irivuke aka kanya wenda birahita binanjyana ku makuru ari Uvira kuko nyefite na audio yego indi niba ndaza kuyikoherereza ukayumvisha abakunzi ba Intare Official. sawa uyinyoherereze turaza kugerageza turebe uburyo dushobora kuyibahereza hanyuma ibintu bigende n'ubundi barabizi ko kuko buriya nk'uko natangiye ikiganiro bumvise uko nabumvishije ama archive tugenda tumumvise byatambutse tukagerageza wenda kubihuza nibiba bihari uyu munsi kugira ngo bumve wenda itandukaniro ry'Intare Official ndetse n'ibindi bitangazamakuru. Yego noneho yabitangaje kandi arabivuga ariko ukabona ko amagingo yangaya s'il-vous-plaît aho ndi abantu batangiye kubyina intsinzi kuri Uvira kabisa abantu batangiye kubyina intsinzi ikindi kandi nk'uko tumaze iminsi turabibabwira hashize nk'iminsi tubabwira yuko Uvira niwo muryango ukingura kugira ngo Kalemi yinjirirwe nuko yinjirirwe ndetse na Lubumbashi Kainerugaba byatangaje yabitangaje kubera hari amakuru yafite reka bane nakubwira abantu batazi ino ntambara ino ntambara ni intambara iri mu bwenge bwinshi cyane n'amacenga menshi bwana Ben iya CNDP intambara itameze nka M23 ni intambara iri mu bushishozi n'ubuhanga kandi yateguwe mu buryo bwuzuye ntabwo ari bwa bundi bw'abamayimayi bwa Dominique Ndaruhutse bwa Jean Marie babandi ba Mutayomba ba Kigingi bayagutumba bari abafoka Mike nuko ngo ni ibintu biteguranye ubwenge biri mu buhanga kandi birimo n'ubushake n'ubushobozi. Kabanza nakubwira ikintu kimwe umuterankunga wa mbere turamuzi ko ari guverinoma ya Kinshasa. Yego ibyo rero rwose nakubwiza ukuri yuko ubu ngubu aho bigeze Kainerugaba namaze kumenya uruhande rufite ukuri kuko nibuka ko Perezida Museveni ubwo yarivugira aravuga bati no mugende mubwire Perezida wanyu Gisegeti ati nagende yumvikane na bariya bana bagende bajye mu mirima yabo bihingire borora inka ati nta kintu gikakaye barwanira ati nta n'ikintu banasaba kigoye ati kuki bigorana ati icyo basaba ari ukubaho gusa icyo basaba ni ukubaho gusa arangiza abanyarwanda bavuga ati ubundi mugende munamubwira ngo nakureho ubwiriya ngo etat de siège yego muri etat de siège urabona abo ba guverineri bari haruguru nibo munani Kainerugaba bavuga ati ngabo ngabo ndabifatira yego urumva yuko abatazi ubwenge ni babandi abatagira ubushishozi n'amaso yabo ntareba aribo babandi bari kugenda bavuragura ibigambo bavuga n'ibyo batazi. Ikintu cyo mubwira umuvandimwe umwe twavuganye n'ubundi yakoraga muri OCC hano Goma aramwe ati ngo Bemba twavuganye mu gitondo aramwe ati ngo kuwa gatatu yego uzabubwira ngo amakuru uri kuvuga ya Uvira ngo uzaba uri kuvugana kandi n'ibinashoboka nawe uzaba uri Uvira amubwira ati simbizi ati utakira itike niba uzi kubizi koko aramubwira ati ngo hari abakozi bacu bari muri Uvira bari bagiye bava hano Goma n'abavuye mu kampu bakoraga muri OCC ngo bamaze kuzunguruka baragenda ngo bageze muri Tanzania ngo ariko bari gushakisha inzira yo kuzabageza wenda ngo barebe ko bagera Kigali cyangwa Kampala bazareba ukuntu bazaza kurejanya nabo bakaza muri 23 kuko ngo bari kubara amasaha yo Uvira igomba kubirimo. Uwo muvandimwe wambwiraga Uvira yambwiye ngo abasirikari Gisegeti yazanye ngo ni abasinzi kurusha n'abasinzi hambere. Ibaze ni ukuri ngo abamayimayi barimo ngo nindegera none uwo nguwo wenda reka mbivuge neza nawe ni umusirikari wa FARDC we yambwiye ati ngo 23 niramuka igeze hano ngo ati twebwe turabazi hari umuhungu turahazi ahari umu FARDC turahazi ngo aho buri musirikari agiye ari ngo turahazi ngo twebwe twe tuzikora operation nk'aba FARDC ngo dufashe bagenzi bacu ngo twamaze kubona ko nta gisirikari ngo tugira ibaze kandi ari muri FARDC
urumva ko nyine ahuje neza neza na wa wundi wamvugishije kandi ufite ipeti rya majoro uri muri akise ya za Ituri nawe wambwiye ko ngo uko byagenda uko ariko kose bo ngo biteguye kujoyininga ngo ndetse n'abaofisiye babo bakuru urumva ni ibintu biba biri hejuru ngo biteguye kujoyininga ngo isaha iyo ari yo yose ngo igihe M23 ngo byaba bikunze urumva ko bwana Bemba ibi bikomeje gukorwa gusa Bemba hari ikintu nifuzaga uze kunyemerera wenda sibyo yego uze kunyemerera tube tubaye nkaho dusubika gatoya abakunzi bacu mu kanya tugiye kugaruka tubagarukanire breaking news ndetse n'amakuru y'imirwano ahanini aya ngaya yari yibanzemo amakuru y'ubusesenguzi ariko mu kanya katarambiranye tugiye kugarukana breaking news zigezweho bwana Bemba yego sawa rero reka duse n'abasoje abakunzi bacu turabashimiye ndetse tugaruke mu kanya